Tubifurize ibihe byiza mwese mukurikiye Flash TV. Flash TV ni televiziyo yanyu, ariko kuri inshuro Flash TV turayihuza na Radio Flash. Ni ikiganiro tugiye kubagezaho, ikiganiro kiza kwibanda kuri politiki y'ubuzima bw'imyororokere mu Rwanda, tukaza kuvuga no ku buzima bw'abangavu n'ingimbi mu isaha ya mbere, mu isaha ya kabiri tukaza kwinjira mu kiganiro dusanzwe tubagezaho cyane Israel dusesengura amakuru yagiye aca mu bitangazamakuru bitandukanye. Mu isaha ya mbere rero nibwo tuza kuvuga nyine ku buzima bw'imyororokere nk'uko nabibabwiraga, ku bijyanye n'ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana n'igenamigambi ry'ibikorwa byo guteza imbere ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Tubabwira ko nyine ni Flash TV na Flash FM, ibitangazamakuru byanyu mukurikira muri benshi kandi mukunda. Uyu munsi rero murumva ko tugiye kubabwira byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu muri studio turi kumwe n'abatumirwa. Abatumirwa bacu tukaba turi kumwe na Dr. Bucyana Tasien. Uyu nguyu ni impuguke mu buzima bw'umwana n'umubyeyi, akaba yaturutse muri RBC. RBC ni ikigo cy'igihugu cy'ubuzima. Bwana Dr. Tasien, turakwakiriye. Amakuru yanyu mumeze neza? Turi kumwe kandi na Dafroze Nyirasafari, we yaturutse muri UNFPA. UNFPA ni ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bijyanye n'imyororokere kuri ubu, ariko byinshi nyine uraza no kubigarukaho. Madame Dafroze Nyirasafari, turakwakiriye. Murakoze cyane. UNFPA ubu ni byishinzwe by'imyororokere, ariko hari n'ibindi. Ubu dushinzwe ni ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima bw'imyororokere n'uburenganzira bugendanye nabyo, ariko nyine haba hakubiyemo ibintu byinshi. Harimo kuboneza urubyaro, harimo kwita ku buzima bw'urubyiruko, abari n'abangavu, harimo ibyerekeranye no kwita ku bushakashatsi, tugatanga amakuru, imibare ifatika ku buzima ndetse no ku baturage muri rusange. Cyane cyane yuko tuzi yuko nta mibare ntabwo dushobora gukora iteganyamigambi, iteganyabikorwa. Ibyo rero turabikora, ndetse tukita no ku buzima bw'umubyeyi, kuko twemera yuko nta mubyeyi wakagombye gupfa kandi atanga ubuzima. Murakoze cyane. Ndi kumwe na mugenzi wanjye umunyamakuru dufatanya muri kiganiro, Abdulahi Giraneza. Abdulahi, wirute? Umeze neza Theo, nawe umeze neza? Meze neza nk'ibisanzwe. Kwa kabiri ndabona tuba dukeye, dufite ingufu, dufite ibakwe cyane. Ni mu ntangiriro z'icyumweru birumvikana, dutangiranye icyumweru ibakwe, ushobora kugeza kwa gatanu uzagushiranye. Niko bimeze cyane. Kandi ikindi twabwira abantu nuko abakunzi ba Israel mu isaha ya kabiri nabwo tubageza aya makuru bakunda menshi cyane. Ubu isaha ya mbere ni topic, ni insanganyamatsiko tugiye kuganira. Iyi insanganyamatsiko ukivugaho ni insanganyamatsiko n'abakunzi b'ikiganiro Newslab batangaho ibitekerezo, yewe n'ibibazo baba bibaza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kuko bimwe mu byo turi buganireho muri isaha ya mbere byageze ku mbuga nkoranyambaga zacu, n'ahantu bashobora kunyura bamaze kuhamenyera, baca kuri Facebook cyangwa kuri Twitter bagatanga igitekerezo cyabo, igitekerezo tukakinyuza hano mu kiganiro Newslab, kandi kikaba cyabonerwa n'igisubizo. Niko bimeze, batanga ibitekerezo, none tuze kugenda tubigarukaho cyane. Tudatinze rero duhere kuri Dr. Bucyana Tasien, impuguke mu buzima bw'umwana n'umubyeyi, waturutse muri RBC nk'uko bivugaga. Ubundi iyo tuvuze ubuzima bw'imyororokere, ubuzima bw'umubyeyi, ubuzima bw'ingimbi n'abangavu, ubuzima bw'uruhinja n'ubw'umwana, umuntu yakumva ko bisobanura iki? Murakoze. Ubundi iyo tuvuze ubuzima bw'imyororokere, umuntu yakumva ko ni uburyo umuntu yororoka, bijyanye kandi n'imikorere y'imyanya myibarukiro. Ahangaha hakazamo n'ubuzima bw'umubyeyi, hakazamo kuboneza urubyaro, hakazamo n'ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina ikozwe nyirayo wabigizemo uruhare, kandi mu buryo budashobora kuba bwamugiraho ingaruka. Hakazamo n'ubuzima bw'umubyeyi. Ubuzima bw'umubyeyi hano tuvuga ni umubyeyi uwuhe? Ni umubyeyi igihe atwite, igihe abyara, yewe ni mu gihe cy'iminsi 42 cyangwa se ibyumweru 6 nyuma yo kubyara,
kuko nicyo gihe umubyeyi umubiri we wongera ugasubirana imbaraga nk'uko wari umeze mbere y'uko atwita. Icyo gihe rero akaba ari atwite abyarana, nyuma yo kubyara akaba ari igihe aba agomba kwitabwaho by'umwihariko, kubera ko yatwite si we bitaho gusa, ariko hagamijwe n'uko umwana atwite nawe azavuka neza nta kibazo, akazakura nawe akazakura neza, ubuzima bugakomeza nawe akazageza igihe azabyarira abandi bana. Ibyo rero bisobanuye nyine ko ubuzima bw'umubyeyi n'uko ubundi bwakagombye kugenda, noneho iyo bigeze ku buzima bw'ingimbi n'abangavu usanga hari uburyo umubiri w'abo bantu umeze mu buryo butandukanye, rimwe na rimwe ugasanga ahubwo banahohoterwa. Ibyo bintu byo mubibona muto bivugaho iki? Murakoze. Ubuzima bw'imyororokere bigendana ubundi n'ubuzima bw'ingimbi n'abangavu, kimwe nk'icyiciro umuntu wese anyuramo kugira ngo abe mukuru. Umukobwa, umwangavu, umuhungu, ingimbi, akaba ari igihe nyine umubiri wabo witegura nabo kwinjira mu buzima bw'abantu bakuru, bashobora kuba bakororoka babyara abandi bana. Ariko nk'uko twabivuze, iki cyiciro kiba kigomba kwitabwaho by'umwihariko, kuko nk'uko twe dutangiye tubisobanura ubuzima bw'imyororokere hazamo n'ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Hano niho hagomba gushyirwa ingufu kugira ngo izi ngimbi n'abangavu basobanurirwe ibijyanye n'imiterere n'imihindagurikire y'umubiri wabo, n'ingaruka bashobora kuba bagira igihe bawukoresheje nabi. Hano nyine turavuga tunabivuge igihe baramutse bakoze imibonano mpuzabitsina, bashobora kuba babyara imburagihe, umubare wabo utiteguye, bityo bikaba byabagiraho ingaruka mu buzima bwabo. Niyo mpamvu rero tuvuga ubuzima bw'imyororokere bigomba kugendana n'ubuzima bw'ingimbi n'abangavu. Noneho twavuga n'ubuzima bw'imyororokere utanavuze no kuboneza urubyaro. Bivuga ko iyo umuntu ashaka kuzabyara abana agomba kugena umubare w'abana azabyara, akagena n'igihe azababyarira. Iyo ari umuryango birumvikana, umuryango uhitamo umugabo n'umugore bagahitamo umubare w'abana bazabyara n'igihe bazabyarira. Ariko binashoboka ko n'ahandi mu bindi bihugu bimwe hari ushobora no guhitamo kubyara umwana yaba adafite n'umugabo, cyangwa se yaba adafite n'umugabo akaba yabikora. Ariko hano tubivuga tubiganisha ku muryango. Ibyo rero bikumvikana ko bikomeza ubuzima bw'umubyeyi kiba kigamijwe no kubungabunga, nk'uko twabivuze, kubungabunga n'umwana, si umubyeyi gusa, si umugore, hagamijwe no kubungabunga n'ubuzima bwa wa mwana atwite yamaze kuvuka, ubwo batangiye ubundi buzima bw'undi muntu mushyashya ugeze ku isi. Dafuza Nyirasafari, nabona hari ikintu ushaka kongera ku byo yavuze? Murakoze. Nashakaga gushimangira ubuzima bw'imyororokere. Iyo bavuze imyororokere namwe murabyumva, harimo kororoka. Iyo bavuze kororoka hazamo nyine imyanya iranga kororoka y'umuhungu, y'umukobwa. Noneho rero ubuzima bw'imyororokere nk'uko Dr. Tasiye yarabivuze, hazamo ibigendanye nyine no gukora imibonano mpuzabitsina, ariko bikavuga yuko abantu bagomba kuyikora babishaka ku buryo kandi bibashimisha, bakabiteganya, kandi noneho bakanahitamo igihe ni ryari umuntu ashobora gukora iyo mibonano mpuzabitsina, ni kangahe, ni inshuro zingahe, kandi noneho bakabikora banatekereza nk'uko yabivuze, kuko iyo abantu bakora imibonano mpuzabitsina hashobora kuvamo ibintu byinshi. Cyambere harimo ko kwishimisha, ariko hashobora no kuvamo inda, hashobora no kuvamo ndetse yemwe n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Turabizi nka gakoko gatera sida, virusi itera sida, ndetse hariho n'izindi ndwara ubu ngubu zisigaye zihari nka kanseri y'inkondo y'umura, ndetse hariho n'izira za kera zahozeho kandi n'ubu zirahari, imitezi, imburugu. Ibyo byose rero iyo umuntu avuze ubuzima bw'imyororokere agomba nabyo kubivuga
cyane cyane yuko abantu bagomba kubimenya. Izo ngaruka zose rero ziboneka yuko akenshi babyishoramo abantu batabanje gutekereza ngo bumve yuko niba ari urubyiruko hashobora kuvamo izo nda, niba ari umugabo n'umugore bashakanye hashobora kuvamo ndetse n'izo ndwara, cyangwa se hakavamo n'umwana. Niyo mpamvu nyine bagomba kubitekerezaho bakanakora na gahunda. Ubundi rero hariho n'imiti, iyo bavuze kuboneza urubyaro biri mu byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere, hariho n'imiti ifasha muri ya gahunda abantu bihaye, yaba se umuntu ku giti cye, baba bashakanye, kuko buri wese afite uburenganzira bwo guhitamo mu bwisanzure umubare w'abana azagira, umwanya agomba gushyiramo hagati y'umwana n'undi mu kubakurikiza, igihe runaka bifuza kubabyara wenda bitewe n'ubushobozi bafite, cyangwa se kuba bararangije amashuri, cyangwa se kuba barubatse inzu, kuba bashaka kubabonera mituweli. Ibyo byose ni ibintu bifatwa nk'aho ari proje ishingiye kuri ibyo byose by'imyororokere tuvuga. Abantu rero bakunda kutabivuga, cyane cyane nk'umuco wacu wo mu Rwanda. Abana ntibaganire n'ababyeyi, ababyeyi ntibaganirize abana. Iyo rero batabaganirije usanga nabo bajya gushaka amakuru ahandi, kandi akenshi amakuru babona aba ari amakuru atariyo, ashobora kubayobya. Nk'umwana w'umukobwa ngo afite ibishishi ku maso, ngo nakora imibonano mpuzabitsina arabikira, cyangwa se ngo imihango iramurya, ngo bizakira ari uko ashatse umugabo cyangwa se aryamanye n'umuntu, ibintu nk'ibyo. Ariko rero nk'ababyeyi baramutse babiganiye n'abana babo, bajya babaha amakuru nyayo, ndetse kandi ababyeyi nabo batayafite, hari inzego, u Rwanda rwubakitse neza, inzego z'ibanze, ahantu hose haba hari abantu bashinzwe kwigisha abandi. Nicyo nashakaga kongera gushimangira. Birumvikana biranagaruka no ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere muri rusange. Gusa ngarutse kuri Dr Tashye udusobanurira ubuzima bw'imyororokere, ubuzima bw'umubyeyi, ubuzima bw'ingimbi, ubuzima bw'umwangavu, ariko urumva ni ubuzima bwatandukanyijwe. Se ko buri gutandukanywa, noneho buhurira hehe ubu buzima bwose? Murakoze. Ubundi mbere yuko umuntu yanakomeza yabanza akavuga, iyo tuvuze ubundi buzima ni iki, ubuzima bwiza ni iki. Ubundi ubuzima ni inkomatane y'ibintu bitatu. Bwiza hagomba kuba hari uko umuntu ateye, icyo twita physique, hakaba uko atekereza mental, nuko abayeho. Iyo ibyo bintu rero bitatu biri hamwe nibwo uvuga ko umuntu afite ubuzima bwiza. Nkuko bavuga ngo roho nziza, hajya bavuga ngo roho nziza ngo itura mu mubiri muzima. Ubuzima rero turimo kuvuga bw'imyororokere, ingimbi n'abangavu n'abana, impinja n'abana, burahuye, bufite aho bahurira, kugira ngo nk'uko twabivuze dutangira, ubuzima bw'imyororokere bureba ibyiciro byose by'ubuzima ko umuntu agenda akura. Kugira ngo umuntu yinjire mu ubuzima bw'umubyeyi bubeho, kugira ngo umubyeyi umugore yaba yatwita, nuko aba yaranyuze mu cyiciro cy'ubugimbi, cy'ubwangavu. Umuhungu aba ari ubugimbi, aricyo cyiciro kimutegurira kwinjira mu buzima bw'umubyeyi ku mugore. Ubwo rero birumvikana ko ubwangavu n'ubugimbi ni inzira iganisha ku buzima bw'umubyeyi. Ariko iyo yabaye umubyeyi, niba ari umusore n'inkumi bemeye gushinga urugo, bakumvikana umubare w'abana bazabyara, ubwo kugira ngo bishoboke babikorere uko babyifuza, nk'uko Dafuze yabisobanuye, bishobora kuba ngombwa ko bifashisha uburyo bwo kuboneza urubyaro nk'uko yabivuze. Kandi byagaragaye ko ubushakashatsi bwerekana yuko burya impamvu tuba tuvuga n'ibi byose haba hagamijwe yuko ababyeyi bagira ubuzima bwiza. Ariko ubuzima bwiza nibyo, ariko tuzi ko iyo umugore atwite, hari igihe iyo hagize ibititabwaho ashobora no kuba yavanamo urupfu. Akaba rero n'uburyo bwo kuboneza urubyaro nabwo burya bugira uruhare rukomeye mu kugabanya impfu z'ababyeyi. Ubwo rero aho ngo bikumvikana, aho ubuzima bw'imyororokere twavuzemo ibijyanye no kubonana no n'imibonano mpuzabitsina ikozwe ku buryo bushimishije kandi butagira ingaruka.
umuntu yororoka ari uko habaye imibonano mpuzabitsina, ari umubyeyi, ubuzima bw'umubyeyi bugatangiriraho, noneho umubyeyi akazabyara umwana agatangira ari uruhinja rugakura rukagira umwaka, rugakomeza rukagira imyaka 5, rukajya mu ishuri, cya kigero cyo kujya mu ishuri, ubugimbi n'ubwangavu bigakurikiraho, noneho akinjira mu buzima bw'umubyeyi. Byose bisa n'ibifitanye isano, ariyo mpamvu muri mwanya turimo kuvuga kuri politiki yacu. Aho wahita uvuga nyine impamvu iyi politiki yahujwe bikahuzwa, ndetse wajya kureba muri rusange bigamije iki ubundi muri rusange? Nk'uko twari tumaze kubisobanura, iyi politiki y'ubuzima bw'imyororokere, ubuzima bw'ingimbi n'abangavu n'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi, ntabwo ari politiki nshyashya kuko yatangiye niyo turimo kugenderaho, ikaba izarangira mu mwaka wa 2030, ariko yatangiye mu mwaka wa 2018. Yahujwe nyine birumvikana nyuma y'uko dusobanuye impamvu aho bihurira bwa buzima bwose, byabaye ngombwa ko hashyirwaho politiki imwe ibihuza byose kuko byuzuzanya, ariko by'umwihariko hagamijwe yuko intego y'ikinyagihumbi cyane cyane ya 3 igerwaho. Mu Rwanda twishimira yuko twashoboye kugera ku ntego z'ikinyagihumbi, ariko z'iterambere rirambye nazo ziradutegereje. Ikaba rero yashyizweho kugira ngo intego z'iterambere rirambye cyane cyane ya 3 ishobore kugerwaho, ariko kandi ikaba yashyizweho kuko izindi politiki zagenerwaho zari zimaze gucyura igihe. Uburyo rero bwo gukora ibintu bishyizwe hamwe cyangwa integration byagiye bitanga umusaruro muri serivisi zo kwa muganga. Ahangaha twavuga nk'ibijyanye na Isange One Stop Center, aho umuntu ashobora kugenda akabona serivisi zinyuranye mu gihe cy'ihohoterwa, ibintu guhuza HIV, serivisi za HIV na tuberculose z'agakoko gatera zita ku bafite ibibazo by'agakoko gatera sida n'igituntu, bigakorerwa hamwe birintegre. Kuba umuntu yaje muri kwipimisha inda bakanamurebera ko bakanamureba nawe ko nta bwandu afite, iyo bihurijwe hamwe hari byagiye byerekana ko bitanga umusaruro. Akaba rero uburyo bwo kubiruriza hamwe ari imwe mu mpamvu yabiteye. Ariko kandi u Rwanda ntabwo ari ikirwa kiri ukwarwo, harimo na gahunda y'uko tugomba kugendera kuri politiki n'izindi gahunda z'iterambere zinyuranye ibihugu byasinye, n'u Rwanda rukaba rwarazisinye. Ari aho ngaho tukaba twavugamo n'izi ntego z'iterambere rirambye, amatangazo mpuzamahanga yerekeye uburenganzira bwa muntu yasinywe mu mwaka hashize imyaka myinshi, n'amatangazo mpuzamahanga yerekeye gukuraho no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'ibindi. Izo politiki mpuzamahanga u Rwanda rwagiye rusinya kugira ngo natwe tujye mu murongo umwe. Izo ni impamvu twavuga nyamakuru zatumye hashyirwaho politiki imwe ihurije hamwe bwa buzima bw'imyororokere, ingimbi n'abangavu, umwana n'umubyeyi, ariko bifite ingamba igenamigambi ry'ibikorwa binyuranye ebyiri. Hari igenamigambi cyangwa strategic plan ijyanye n'ubuzima no kuboneza urubyaro n'ubuzima bw'ingimbi n'abangavu. Ku rundi ruhande hakaba n'indi genamigambi ry'ibikorwa rijyanye n'ubuzima bw'umwana, bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Tukivuga ku buzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana, hari impfu abantu bavuga ko ziba zishobora kuba zakwirindwa. Ese ibyo bintu birashoboka? Ngira ngo Madame Dafroze nabidusobanurire. Ubundi bigenda gute? Izo mpfu zimenyekana gute? Birashoboka cyane, murakoze. Hari kimwe Dr. Tasia yavuze nko kuboneza urubyaro, byo byagaragaye yuko bigabanya impfu z'ababyeyi n'iz'abana, ndetse ku rugero rushimishije ruri hejuru ya 30%. Nta bindi bisobanuro bisamaje byo gutanga, gusa ni ukuvuga ngo niba umugore uyu munsi atatwite, uyu mwaka ntatwite, umwaka utaha ntatwite, arasimbuka urwo rupfu. Kuko urupfu rw'umubyeyi ni urupfa nyine mu gihe atwite, mu gihe abyara, no mu minsi 42 amaze kubyara. Urumva rero umuntu atatwite ntabwo azahitanwa
n'urwo rupfu. Ubwo rero urumva icyo ngicyo ni kimwe kigaragaza rwose yuko hariho uburyo dushaka kwirinda izo mfu. Ikindi cya kabiri wenda natanga urugero rworoheje. Tuzi neza yuko hano mu Rwanda kubyara kwa muganga byateye imbere cyane, bifite imibare ishimishije ku rugero rwa 91 dukurikije imibare yo muri 2015. 91 by'abadamu bo mu Rwanda abakobwa bajya kubyara babyarira kwa muganga kandi bakabyazwa n'impuguke, umubyaza, umuforomokazi cyangwa se umuganga. Ariko umuntu ashobora tuvuge kutajya kubyarira kwa muganga, akabyara nko mu rugo wenda akava cyane, akabura amaraso. Kubura amaraso ni ikintu gishobora guhitana umudamu munsi y'amasaha 2. Urumva rero atagiye kwa muganga ayo maraso arayavana hehe? No kugira ngo azagereyo azaba yakerewe. Bivuga ngo rero iyo aba yabyariye kwa muganga bari guhita urwo rupfu baruvanaho kubera yuko barahita bamuha amaraso. Ariko niba yabyariye kwa muganga cyangwa se mu nzira akava, icyo gihe ntabwo biri bushoboke. Ndabona Dr. Tasina hari ikintu ashaka kuvuga. Murakoze cyane mu kunganira Dafroze. Ubundi iyi politiki igamije turimo kuganiraho n'igenamigambi ry'ibikorwa bigamije kuvanaho burundu impfu z'ababyeyi n'abana zishobora kwirindwa. Si cyo bigamije gusa kuzivanaho, ariko no gutuma bagira ababyeyi, abagore, abagabo n'abana bose muri rusange bagira ubuzima bwiza, bakaba bagera ku ndoto zabo z'ubuzima ibyo bifuza kuba. Impfu rero burya kuzigabanya, ku ruhande rumwe igamije kugabanya izo mfu, ku rundi ruhande no guteza imbere imibereho yabo nk'umuryango muri rusange. Impfu rero burya zishobora kwirindwa ni nyinshi. Ubushakashatsi bwerekana yuko burya mu mfu z'ababyeyi n'abana hejuru ya 65% hafi aho ziba zishobora kwirindwa. Ziba zishobora kwirindwa ku byiciro binyuranye. Hari ibikorwa bigomba gukorwa mu giturage aho abantu batuye, babigizemo uruhare abaturage cyangwa umugore utwite n'umuryango. Akaba ibindi bikorwa biba bigomba gukorwa kugira ngo agere kwa muganga. Akaba n'ibindi bikorwa bigomba gukorwa igihe ageze kwa muganga. Izo mfu rero iyo tuvuze zishobora kwirindwa hasesenguwe ibitagenda neza bishingiye ku baturage ubwabo, ibishingiye ku mavuriro, ibishingiye ku bikorwa remezo, aho tukunze kwita bwa bukererwe butatu bugira uruhare mu gutuma impfu z'ababyeyi zibaho. Bukererwe bushingiye ku aho umuntu atuye no ku giti cye, kugera kwa muganga se, cyangwa se hakaba hari ibishobora kutagenda neza n'igihe yageze kwa muganga. Twibutse abaduteze amatwi n'abadukurikiye kari Flash TV ndetse na Flash FM. Turacyagana kuri politiki y'ubuzima bw'imyororokere uko ihagaze mu Rwanda ndetse n'ubuzima bw'abangavu n'ingimbi. Tukaba turi kumwe n'abatumirwa Dr. Bucyana Tassier, impuguke mu by'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi, yaturutse mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima, ndetse kandi turi kumwe na Dafroze Nyirasafari waturutse muri UNFPA. nawe unagabudurayi hari ikibazo rufite. Urumva birumvikana ni politiki ngari uyumvisha ukumva n'ibirimo n'ubuzima bwose kuntu buhari butandukanye ariko bukogera aho buhurira hamwe. Ahubwo ngiye icyo nibaza iyi politiki mu gushyirwa mu bikorwa kwayo isashyirwa mu bikorwa nande abazagiramo uruhare mu kurikirana politiki. Ese ubundi mwarayibonye? Dore ni iyi ngiyi nta nubwo niyo ngiyo nk'uko Dr. Tassier yabivuze, yabyaye izindi strategic plan ebyiri yo kuboneza urubyaro n'ubuzima bw'abangavu n'ingimbi, hanyuma n'indi y'ubuzima bw'umubyeyi umwana n'uruhinja. Rero icyo kibazo warubajije cy'abashyira mu bikorwa ni benshi cyane, kuko ubu ngubu uyu munsi ikibazo cy'ubuzima ntabwo ari icya minisiteri y'ubuzima yonyine, ahubwo harimo minisiteri nyinshi cyane ndetse zigiye zinasobanuye muri iyo politiki kuko itanga imirongo migari ndetse na buri rwego icyo ruzakora. Hari inzego rero za leta tubaramo ama minisiteri,
minisiteri y'ubuzima, minisiteri y'umuryango n'uburinganire, hari minisiteri y'amashuri ya education, hari minisiteri y'ubuhinzi, hari minisiteri, mbese ni nyinshi cyane zifitemo uruhare. Ntabwo ari minisiteri gusa, hariho n'abandi bafatanyabikorwa. Twavuga nk'imiryango y'abibumbye, cyane cyane wenda UNFPA, amashami y'umuryango w'abibumbye, harimo na WHO cyangwa se OMS, harimo UNICEF, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, iryita ku bana. Noneho harimo n'abandi bafatanyabikorwa, cyane cyane wenda nk'amadini. Amadini muzi ko agira uruhare runini cyane, abantu barenga 90% b'abanyarwanda babarirwa mu madini. Kandi iyi politiki y'ubuzima bw'imyororokere ikomatanyije, harimo abana, harimo impinja, harimo ndetse n'urubyiruko, igaragaza yuko hakenerwa amakuru, kandi amakuru nyayo. Noneho ayo makuru ni nayo atuma abantu bitabira gukoresha serivisi. Nta makuru yatanzwe, serivisi nazo ntabwo bazitabira, ntibaba bazi ko zinahari. Amadini rero agira uruhare mu matangazo atandukanye, ariko noneho no kuvugana n'abakristo babo cyangwa se mu musigiti, bitewe n'idini iryo ari ryo bafitemo uruhare. Ikindi abantu tutagomba no kwibagirwa ni abagenerwabikorwa. Abagenerwabikorwa ni ukuvuga ngo niba tuvuga uyu munsi umugore, uwo mugore afite ruhare ki? Ese tujya no kwandika iyi politike twaramurebye kuko ibitekerezo bye biri muri strategic plan. Abo bakobwa, basore, abo bose nabo twarabarebye, kandi nabo bafite uruhare. Kuko niba uyu munsi tuvuga yuko inda z'abari n'abangavu zikabije ari nyinshi, bagomba kubona ayo makuru, ariko kandi igikomeye bakabona na serivisi. Ko niba baramaze kwishora muri icyo kintu cy'imibonano mpuzabitsina, bagomba no kugira uburyo birinda, kugira ngo zanda bazihashye, kugira ngo za ndwara zandurira mu myanya mpuzabitsina nazo nyine bazihashye. Abandi bafatanyabikorwa tuvuga ni abayobozi bo mu nzego z'ibanze. Gitifu ataza aya makuru, tutarayamubwiye, atarayashyikirijwe, azavugana ate n'abaturage mu gihe agomba no gushyira mu mihigo ye indikateri zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, indikateri zijyanye n'ubuzima bw'umubyeyi, uruhinja, umwana, n'abari n'abangavu n'urubyiruko. Ni ngombwa rero ko abimenya, akamenya n'uruhare rwe. Ese iwe hahagaze hati? Kwitabira kuboneza urubyaro bihagaze gute? Niba tuvuga ngo ni 48% uyu munsi, ese iwe muri segiteri ye niko bimeze? Aho ni wasanga ari 20%, cyangwa se wenda ari 60%, kugira ngo barusheho kuba banafasha n'ahandi basigaye inyuma. Urumva rero abayobozi b'inzego z'ibanze nabo ni abantu b'abafatanyabikorwa. Noneho hazamo rero n'abadepite, intumwa za rubanda tuba twaritoreye. Abo ni abantu bose bagiye bagira uruhare muri iyi politiki. Cyane birumvikana kugira ngo ikintu nk'iki gihambaye cyumvikane, bisaba ko inzego zitandukanye zifatana, ariko nanone kugira ngo byumvikane neza ibijyanye n'iyi politiki n'uburyo ishyirwa mu bikorwa. Ese muri rusange turebye nk'ibipimo by'ubu buzima bw'imyororokere buhagaze bute? Ese kuboneza ingufu ziri gushyirwamo cyane mu kubungabunga ubuzima, hari icyo cyaba cyaragaragayemo? Ese buhagaze uko mubyifuza? Mudusobanurire neza kugira ngo tubashe kubyumva natwe. Murakoze. Yenda mbere ko tuvuga uko ibipimo bihagaze muri rusange, mu kunganira Dafroza, nshimangire ko ntabwo iyi politiki nubwo ari iy'ubuzima turimo tuvuga, ariko izashyirwa mu bikorwa yonyine na Minisiteri y'Ubuzima yonyine. Hari minisiteri zindi zinyuranye, kuko mwishyirwa mu bikorwa ryayo, kimwe mu kigenderwaho ni ugukoresha uburyo bugizwe n'uruhare n'inzego zinyuranye, cyangwa approche multisectorielle. Inzego zinyuranye zibigizemo uruhare. Ntabwo wavuga iyi politiki utavuze ishyirwe mu bikorwa, utavuze Minisiteri y'Ubutabera, kuko niyo tugomba kurwanya ihohoterwa rikorera abari n'abategarugori. Ababikoze bagomba kugaragara, bagahanwa, kandi n'abaturage muri rusange bakabigiramo uruhare. Nk'uko yari abivuze, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, kuko kugira ngo n'igenamigambi ry'ibikorwa bishoboke, ni uko abaturage baba bafite uburyo bwo kubona za serivisi. Hari bya byiciro byihariye
minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ifasha kubona uburyo bwo kwivuza bizabigiramo uruhare, minisiteri y'uburezi kugena integanyanyigisho kugira ngo abantu bigishwe n'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, n'izindi minisiteri y'urubyiruko, ibigo by'urubyiruko, niba tuvuga bijyanye n'ingimbi n'abangavu, minisiteri y'urubyiruko ntabwo nayo igomba kubigiramo uruhare. Yewe na mije prof mu bukangurambaga bugamije kurwanya gushyingira abana hakiri bato. Ntabwo ihohoterwa ry'abana rigomba kurwanwa, ariko tuzi ko n'ibigo mbonezamikurire nabyo bigomba kugira uruhare mu gutuma bwa buzima turimo kuvuga cyane cyane ubw'umwana bubungwabungwa, tunarinda ko by'umwihariko tunarinda yuko agwingira. Yenda ngarutse ku kibazo mubivuze cy'ibijyanye n'ibipimo ko bihagaze muri iki gihe, ubu ibipimo tugenderaho muri iki gihe ni byatanzwe byagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe muri 2014-2015 DHS, dutegereje ibindi bizasohoka muri uyu mwaka cyangwa mu mwaka utaha, ariko ibyo bipimo tugenderaho byerekana yuko ku bijyanye n'ifu z'ababyeyi twakwishimira yuko zagabanyutse. Nubwo zagabanyutse tukishimira yuko intego y'ikinyagihumbi ijyanye no kugabanya impfu z'ababyeyi twayigezeho, kuko twasabaga kuzigabanya izo mpfu z'ababyeyi ntizijye hejuru y'ababyeyi 238 ku bana 100,000 bavutse ari bazima. Twabigezeho bagera kuri 210, ariko niyo baba 210 baracyari hejuru. Niyo yaba ari umwe burya bari ikibazo, cyane cyane iyo ari urupfu y'umubyeyi yishwe n'urupfu rwashoboraga kwirindwa nk'uko n'iyi politiki bigamije. Niyo yaba ari umwe n'uwo mubare aba ari munini ubundi. Ku bijyanye n'impfu z'abana bafite munsi y'imyaka 5, abana 50 ku bana 1000 bavutse ari bazima nibo bapfaga bataruzuza imyaka 5. 50 ku bana 1000 bavutse ari bazima. Abo nibo bapfaga muri iyo myaka ubwo muri 2014-2015. Kuko navuga ko indi mibare mishya kizagaragara yenda mu mpera z'uyu mwaka cyangwa se mu ntangiriro z'utaha. Ubwo ni 5%. Yabwo ni nka 5%. Ni ku gihumbi, ubundi iyo mibare ibarwa ku gihumbi bavutse ari bazima. Noneho impinja bari 20 ku bana 1000 bavutse ari bazima. Bivuga ngo ku bana 1000 bavutse ari bazima 20 bapfaga bataruzuza imyaka iminsi 28. Uko iyo tuvuze ubundi uruhinja twumva umwana utararenza iminsi 28. Izo mfuriro z'impinja zikaba zifite uruhare rukomeye muri za mfu z'abana bafite munsi ya 50 ku gihumbi. Ubu ngubu ni 20 ku gihumbi. Oya, muri icyo gihe 2014-2015 ku bana 1000 bavukaga ari bazima 50 bapfaga bataruzuza imyaka 5. Noneho muri abo 20 ku bana 1000 bavukaga ari bazima bapfaga bataruzuza iminsi 28 bakiri impinja. Ubwo rero ushatse wahita ufata 20 kuri 50 ukumva ko ubwo ni nka 50% y'abana bapfaga bataruzuza imyaka 5. Wafata mu bana 50 bapfaga bataruzuza imyaka 5, habaga harimo 20 bapfuye bataruzuza imyaka bataruzuza iminsi 28. Ukumva rero ko uruhare rw'impinja rungana 40%. Akaba ari hagomba gukomeza gushyiramo aho n'igipimo ku bijyanye n'impinja n'abana. Naho uraza kutubwira n'ababyeyi noneho. Ababyeyi niho navuze ko bo ku babyeyi 100,000 ku bana 100,000 bavukaga ari bazima hafaga ababyeyi 210. Aho navuze ko nubwo twakwishimira ko intego y'ikinyagihumbi twayigezeho ijyanye no kugabanya impfu z'ababyeyi, ariko mu mubare cyari hejuru, kuko n'umubyeyi umwe nawe yapfuye ku mpamvu zashoboraga kwirindwa aba ari ikibazo gikomeye. Ariko tukiri kuri icyo ngicyo wenda utarakomeza usubiza igisubizo cyane neza, impamvu wenda yabiteraga mugenda muzibona, hari ingamba ziri gukora kugira ngo zikemuke, kugira ngo abanyarwanda banizere koko iyo mibare izamanuka. Nibyo murakoze. Ubundi byose kugira ngo izo ngamba byo dushaka kugeraho bishoboke nuko abaturage bacu abanyarwanda bitabira serivisi zo kwa muganga nk'uko bikwiye.
ahangaha twashkwishimira cyo kora ko nko kubijyanye no kubyarira kwa muganga byo bimeze neza 91% babyarira kwa muganga ariko hacyari 9 babyarira mu rugo nabo ni benshi kandi iyo dusesenguye tujya kutubona yuko hari n'ababyeyi bamwe bapfa bitewe nuko babyariye mu ngo batari imbere y'abaganga bashobora kubitaho igihe bagize ikibazo. Haracyari ikibazo cy'imyumvire rero ku mpamvu zinyuranye bavuga ngo ndayabatunguye kandi baramutse baritabiye nko kwipimisha inda hakiri kare bakababwira igihe bashobora kuzabyarira nta n'umwe wavuga yuko inda yamutunguye. None twajya kubijyanye no kwipimisha inda naho ibipimo bikatwereka yuko ntabwo ubwitabire buri hejuru uko byakabaye kuko niba twifuza yuko ababyeyi bose bagombye kwipimisha inda igihe batwite nibura inshuro enye bwa bushakashatsi buherukaga nababwiraga bwerekanaga yuko abashoboraga kuzuza za nshuro enye nibura ari 44%. Ariko ibyo bigaterwa n'iki nuko inshuro ya mbere ubundi umubyeyi yagombye kuza kwipimisha inda hakiri kare mu gihembwe cya mbere cyangwa se inda itararenza amezi 3 baza bakerewe. Iyo baje bakerewe rero za nshuro enye zisabwa ntiziba bishoboka kuza bikerewe rero naho hakaba harimo ugigomeza ngaho Dr. Usibye n'ibyo murimo kuvuga birumvikana ariko hari gahunda zagiye zikorwa kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza n'umubare w'ababyeyi babyarira mu rugo ugenda ugabanuka ariko waranagabanutse birumvikana ariko ugiye kureba hari aho bikiri ngo bimeze byo gutaho ngaho hari imibare waba bifiteho. Nibyo nababwiraga yuko ababyarira kwa muganga niba ari 90 mo dutegereje tubonamo 91%. Ubwo 9% turacyababura baracyabyarira mu rugo. Aho imibare yaragabanutse ugereranije n'imyaka yashize watugeranyije. Yaragabanyutse kuko nko muri 2010 ababyariraga kwa muganga bari 69%. 2015 91 habaye exploit 91%. Urumva muri 2010 hari 30 ubwo ni 31 baburaga babyariraga mu rugo. Yenda umuntu akaba ashobora no kuba yabihuza bimwe muri hypothèse z'uko na zamfuye nda z'ababyeyi zagabanyutse ugereranyije no ko zari imeze muri 2010. Kubyara kwa muganga byariyongere, impfu z'ababyeyi ziragabanyuka, umuntu akaba yakeka ko kubyara kwa muganga nabyo hakozwe byinshi, amavuriro yariyongeye, maternité zirubakwa, ambulance ziratangwa, umuntu akaba hari uburyo yabihuza yuko ibyo byose byabigizemo uruhare kwitabira kubyarira kwa muganga. Ariko nabo abandi 9 bakibyarira mu rugo nabo turabakeneye kugira ngo baze babyariye kwa muganga aho igihe habaye ikibazo bashobora kwitabwaho n'abaganga uko bikwiye. Hari ikindi nashaka kuvuga kuko turi mu mibare iyo uvuze wenda bari abantu abadamu 210 bapfa ku bana 100 bavutse ari bazima, hariho utashobora wenda kubyumva neza. Nagira ngo mbishyire mu mibare mitoya yumvikana cyane yuko ubu ngubu n'amahirwe Minisiteri y'Ubuzima RBC bafite ingamba ikomeye cyane yuko urupfu rw'umubyeyi rwose rwabaye bagenda bakarwiga bakicara bagacuca bakareba ese ni iki cyabiteye, bagasesengura, hanyuma impamvu bakazishyira aho ngaho, bagafata n'ingamba zo kuvuga ngo ntihazagire undi mudamu wongera gupfa nk'uko uyu nguyu yapfuye, cyane cyane yuko byashoboraga kwirindwa. Rero muri bari abo badamu 210 cyangwa se niyo gahunda yo kwiga kuri izo mfu, urasanga yuko ubu ngubu buri mwaka hapfa abadamu 400 hagati ya 400 na 600. Bivuga ngo rero niba ari ku mwaka umunsi umwe ugira iminsi 360, ni ukuvuga ko 365 hapfa nibura umudamu umwe ku munsi. Urumva rero ni umuntu mwinshi cyane. Dr. Tasine wigeze kuvuga ati niyo yaba ari umudamu umwe mu Rwanda upfa ku mwaka nawe ntabwo yakagombye gupfa. Rero uretse izi mfu z'umubyeyi n'umwana tumaze kuvuga mu kanya, nagira ngo mvuge no ku bipimo byo kuboneza urubyaro. U Rwanda rwageze ahantu hashimishije kuko muri 2005
abantu babonezaga urubyaro ku buryo bwa kizungu bari 10%. Muri 2010 umubare urazamuka cyane ugera kuri 45%. Hagati ya 2010 na 2015 ntabwo wazamutse cyane, wageze kuri 48. Rero mu mubare usa naho uduhangayikishije n'uwabashaka gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ariko ntibabe babikoresha uyu munsi, bangana na 19%. Bivuga ngo rero imbaraga zigomba gukomeza gukorwa nk'uko iyi politike ibitubwira, uburyo bwo kuboneza urubyaro bukagera ahantu hose. Nk'ubu icyumweru gitaha Minisiteri y'Ubuzima n'abafatanyabikorwa bazakora kampani mu gihugu cyose, bamanuke bagera ahantu hose. Mu byo bazakora bazatanga n'uburyo, mbese kugira ngo nihaba hari uwacikanwe icyo gikorwa muri icyo cyumweru ntazacikanwe no kuboneza urubyaro. Ariko kandi tukongeraho ko kuboneza urubyaro ni ubushake bw'umuntu, ni uguhitamo k'umuntu, kandi nyine imiti irahari, uburyo burahari, umuntu rwose ahitamo. Noneho n'abakozi bo kwa muganga baratojwe kugira ngo hatazagira umuntu uza kwa muganga, uza ku kigo nderabuzima niyo yemwe kabone na abatabaje kuboneza urubyaro, ariko akigishwa akahakura amakuru ku buryo ashobora no gutahana ubwo buryo. Rero murumva yuko naho twateye intambwe, ariko kuri abo bashaka kuboneza urubyaro uyu munsi bakaba batabikoresha ni kuri 19% nk'uko imibare yabyerekanye muri 2015, kandi uwo mubare n'ubundi wanganaga gutyo muri 2010. Urakoze cyane ko hari imbaraga nyinshi zo gushyira. Twibutse rero duteze amatwi n'abadukurikiye kari Flash TV mukomeje gukurikirana ndetse na Flash FM, no kuvuga ni radio na televiziyo. Turacyaganira kuri politiki y'ubuzima bw'imyororokere uko ihagaze mu Rwanda, ubuzima bw'abangavu, ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana n'igenamigambi ry'ibikorwa byo guteza imbere ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Hari ikindi nshaka kugira ngo Dr. udusubize, ikibazo kijyanye n'imbogamizi zishobora kuba zaragiye zigaragazwa mu bikorwa z'izindi genamigambi z'ibikorwa zabaye. Imbogamizi zabaye zihe? Murakoze. Mu ishyirwa mu bikorwa ry'igenamigambi ry'ibikorwa byabanje, imbogamizi zakunze kugaragara zari zishingiye navuga ku bintu nka bine. Cya mbere hari ikibazo cy'abakozi bafite ubushobozi bahagije kandi bafite ubushobozi, bafite n'ubumenyi buhagije. Hakaza ikibazo kijyanye no kwegereza amavuriro adahagije kandi afite ubushobozi bukenewe mu bikoresho. Hakaza n'ibijyanye n'imyumvire y'abaturage, ko serivisi naho serivisi ziri ukabona ntabwo abaturage bazitabira uko bikwiye. Ariko hakaza no gusigasira, niba ariko nabyira gusigasira ibyagezweho kugira ngo ibyo byose bishoboke. Akaba ariyo mpamvu rero muri igenamigambi ibiteganywa gukorwa byose nyuma yo gusesengura izo mbogamizi, ibiteganywa gukorwa byose bizaba bishingiye kuri izo mbogamizi zari zaragaragajwe mu igenamigambi, mu ishyirwa mu bikorwa ry'igenamigambi ryabanjije. Twibutse abantu kandi ko bashobora kohereza ubutumwa bwabo, bari kubwohereza birumvikana, turaza no kugenda tubusoma tubicisha mu maso kugira ngo mugire icyo musubiza ku bibazo bimwe abanyarwanda bibaza, cyane cyane ibijyanye n'imyororokere. Usanga benshi bakifite ibibazo batanabisobanukiwe. Ndatekereza ko mu kanya turaza kubaha umwanya, noneho bimwe mu bibazo bagiye babaza, ndabona ubutumwa bwatangiye kuza ari bwinshi, baje kugenda bagira ikindi babivugaho. Nibarije Dafroza, ubundi ni ibiki biteganywa gukorwa muri iryo genamigambi ry'ibikorwa byo kwita ku buzima bw'imyororokere n'ubuzima bw'umubyeyi n'ubuzima bw'ingimbi n'abangavu, ubuzima bw'uruhinja n'ubw'umwana? Urumva ni byinshi niko ntekereza. Ni ibiki bizitabwaho cyane cyane by'umwihariko muri politiki? Urakoze. Bizitabwaho birahari, dukurikije nyine n'ubundi sesengura ryari ryabayeho mbere y'uko handikwa iyo politike n'izo genamigambi uko ari ebyiri. Ariko ibyitabwaho biri ku buryo bune. Bwa mbere na mbere hari ibyerekeranye n'ubundi n'amabwiriza. Politike ntabwo bihagije gusa kuyandika,
ahubwo ni ngombwa yuko imanuka ikagera no ku bagenerwabikorwa hamwe cyane cyane no ku biriya bare abavuzi begereye abaturage cyane cyane abajyanama b'ubuzima n'abaganga bo ku ma health post ndetse n'ibigo nderabuzima n'ibitaro. Hanyuma kubera yuko iteka mu buganga hari ibintu bihora bihinduka, hariho amabwiriza agenda ahinduka bitewe n'ikintu gishya cyaje, umuti mushya se waje, icyo gihe nibyo ndi kubara ku rwego nyine rwa politiki n'amabwiriza. Ibyo rero biranditse neza ukuntu icyo gikorwa kizajya gikorwa. Kuri urwo rwego rw'amapolitike n'amabwiriza hariho n'amategeko, hariho ibigendanye n'amategeko yo kugira ngo se habeho gukoresha wenda uburyo bw'ubuzima bw'imyororokere yaba amakuru cyangwa serivisi ku rubyiruko. Haracyariho inzitizi nkeya mu byerekeranye n'amategeko, ariko ibyo nabyo byatangiye gukosorwa. Bivuga ko umunsi bizasohoka bizashyikirizwa nyine bariya bakozi bo kwa muganga ndetse n'abo bagenerwabikorwa ku buryo bamenya uburenganzira bwabo ku byerekeranye no gukoresha serivisi zo kuboneza urubyaro cyangwa se na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere n'izo zindi twavuze, ababyeyi, impinja, abana n'urubyiruko. Hanyuma ikindi cyiciro cya kabiri ni icyerekeranye no gutanga amakuru, ubwo nabyita demande mu cyongereza cyangwa se mu gifaransa créer la demande. Ni ukuvuga ngo hagomba gutambutswa amakuru menshi nk'ibiganiro nk'ibi ngibi, hagomba gukoreshwa imbuga nkoranyambaga, amakuru agasohoka, ibinyamakuru bigasohoka, ndetse hariho n'ubundi buryo bugezweho bwa tekinoloji, hashobora no gutambutswa amamesaje kuri za telefone, mbese ahantu hahuriye ndetse n'abantu hakaba hatambutswa amakuru nko ku muganda. Ibyo byo gutambutsa ubutumwa cyangwa munavuga ku bijyanye n'imyororokere, ariko tukaba tuzi ko cyane cyane amwe mu matorero, amadini atajya akozwa ibyo bintu byo kuvuga ibijyanye n'imyororokere no gutinyuka kubyigisha abantu, ndetse hari namwe muri ayo madini atemera uburyo bwo kuboneza urubyaro. Rwose turayazi, bakavuga bati niba uboneje urubyaro uba ukoze ibyaha, uba wishe abantu, ibintu nk'ibi byose. Ndavuga icyo kintu cyo mubona atari imbogamizi, mwiteguye guhangana nacyo gute? Urumva muri ibyo byo gutanga amakuru nyine nabagomba kubajyaho, kandi nabavuze nabo nk'abafatanyabikorwa kuko bafite umubare munini w'abayoboke bagomba kugezaho ayo makuru. Ntabwo rero noneho wenda twafata umwanya wo kubijyamo cyane kuko ni ibintu birebire, ariko icyo nahamya ni uko hariho ubwumvikane bagiranye na guverinoma y'u Rwanda, kandi muribuka yuko n'umwaka ushize muri parlement habaye inama nkuru cyane mu kwezi kwa gatandatu, aho hizwe ingamba zo kugira ngo uburyo bwo kuboneza urubyaro bukwirakwire hose kandi bukoreshwe, kuko mu Rwanda tubufata nyine nk'ikintu kizatugeza ku iterambere rirambye. Ni iterambere rirambye rizava mu kuboneza urubyaro, kuko twizera ko kandi tunemera yuko hariho returns, kuko kuboneza urubyaro ni investment. Iyo ushyize idolari rimwe muri family planning uyu munsi rirabyara amadolari 112 kugera muri 2050, kuko ibyo n'ubushakashatsi bwakozwe, ayo makuru arahari. No gukorwa n'abantu ku giti cyabo se? Igishoro nk'igihugu, amafaranga ajya muri family planning, ari ayo kugura iyo miti, ari ayo kwigisha abakozi kuba bakubaka izo health post n'ibindi, ntabwo abapfuye ubusa, ahubwo arunguka, kubera yuko yunguka mu bintu byinshi. Mu mashuri, umubare w'amashuri abantu bari kuzubaka wenda kubera abana benshi, dufashe wenda igihe cyo kugera muri 2050 uzasanga amashuri azagabanuka. Amafaranga ari kuzubaka ayo mashuri akajya mu zindi investment. Ni urugero rumwe ntanze. Abaganga bari kuzaba bavura ibigendanye n'ibitera impfu z'ababyeyi, kubera ko bizaba byagabanutse kubera kuboneza urubyaro byiyongereye. Icyo gihe nayo mafaranga azaba tuyungutse, agenda akoreshwa ibindi by'iterambere. Ubwo rero ariko sinzi ikibazo mwari mwambajije, kuko ndumva twagiye ahandi. Yari yambajije ibigize iyo genamigambi, nari nabamaze kuvuga ku byerekeranye na politike, mvuga no gukwirakwiza ayo makuru, ariko hariho noneho no kwigisha abakozi bo kwa muganga, atari ukubigisha gusa, ariko
no kuvugurura aho bakorera kugira ngo babone ibikoresho bigezweho babashe kuvura bisanzuye nta kibazo, kandi noneho n'ababagana babagane babona yuko koko ari ahantu hakwiriye igihugu cyacu. Ibyo nabyo ni kimwe. Ikindi wenda cya gatatu, kuko ni bine, reka mvuge n'icya gatatu, ni ibyerekeranye n'imiti, kuko udafite imiti nta serivisi yabaho. Niba abo badamu bapfa kubera yuko wenda bagize infection, niba abadamu bapfuye kubera yuko wenda batatabawe na cesarienne vuba, niba abo badamu bapfuye kubera ko wenda bavuye amaraso menshi ako kanya amaraso ntaboneke, ibyo byose ni ukuvuga ngo iyo miti, ayo maraso y'ubutabazi bwihuse ni ibintu bikenewe cyane kandi birimo izo yagenamigambi twavugaga. Kandi noneho icyiza cy'izigenamigambi ebyiri, buri kintu cyose, buri cyiciro cyose gifite n'igiciro cyacyo, ku buryo ni ukuvuga ngo ibyo biciro, kuvuga niba ari ukugura imiti, niba ari ukwigisha abakozi, niba ari ukubaka, niba ari ukugira gute, bifite amafaranga bigenewe, ku buryo na Minisiteri y'Ubuzima yakwifashisha ayo mafaranga agenewe icyo kintu, agasanga abaterankunga avuga ati dore ibyo dukeneye kugira ngo twiyemeze kugera kuri za ntego za politiki yacu. Cyane urumva birumvikana na Dr. ndabona ashaka kumwunganira kuri icyo ngicyo yaravuze, gusa mu kumwunganira Dr. kugira ngo tunajyane n'igihe ukomoze no ku bijyanye n'icyerekezo mufite, ko birumvikana iyo hakorwa iyi politiki mufite ahantu mushaka kuvana ibintu no kubigeza, si ibipimo by'ingenzi mushaka kubigeza hehe, gahunda mufite ni iyihe mu kubikora no kubishyira mu bikorwa? Murakoze mu kunganira Dafroze. Bimwe mu biteganywa gukorwa bizashingira ku mbogamizi zagiye zigaragara. Twavuze ibijyanye n'amavuriro adahagije, hateganywa kuzarushaho kwegereza abaturage serivisi zijyanye n'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi w'ingimbi n'abangavu, zikiyongera zikabegera. Nk'ibikorwa bimwe byakorerwa no ku bigo nderabuzima bikaba byamanuka bikagera no muri twa tuvuriro dutoya bita poste de santé. Urumva icyo gihe abaturage begerejwe iyo serivisi, umuntu yakwizera yuko nta wagombye kuvuga yuko kujya kwa muganga kwipimisha inda nubwo ntacyo arwaye, ko yenda ari kure, iyo mbogamizi yabivuyeho. Ariko ikindi kizashyirwamo ingufu, hazashyirwa ingufu cyane mu bijyanye no kwigisha abaturage nyine kugira ngo bahindure imyumvire, serivisi zibegerejwe bazikoreshe, kugura ibikoresho birumvikana, Dafroze yabivuze, ariko n'ibijyanye no kwigisha abakozi amasomo amwe twavuze ko mwishyirwa mu bikorwa minisiteri zinyuranye zizabigiramo uruhare. Amasomo amwe abanyeshuri biga bakazajya bayiga mbere y'uko barangiza kwiga, ntibibe ngombwa ko bongera kubahugura barageze mu kazi. Ibyo ni bimwe mu bizakorwa. Noneho rero ku bijyanye n'icyo mwari mumbaje cyaho twifuza kugana, nk'uko twatangiye tubivuga, ubundi politiki ikomatanyije yatangiye mu 2018 ikaba igomba kuzarangira muri 2030. 2023 hakaba hagomba gukorwa kwisuzuma kugira ngo barebe aho igeze ishyirwa mu bikorwa, bishobora kongera kurebwa bikarebwa. Ariko iri genamigambi ry'ibikorwa byo ni 2018 kugeza 2024. Twifuza rero yuko mu mwaka wa 2024 impfu z'ababyeyi twavuze zaba zagabanyutse, zikava kuri 210 ku babyeyi, ku bana 100,000 bavutse ari bazima, zikagera ntizirenge 126. Angaho birasaba ingufu nyinshi, kandi n'abantu banyuranye babigizemo uruhare. Noneho ku ntego z'iterambere rirambye, abagore bapfa ntibazarenge 70 kuri bana 100,000 bavuka ari bazima, bavuye kuri 210. Yenda niba tufashe yuko mu mwaka imibare tubona y'imfu z'ababyeyi bugera ni hafi ya 300 ku mwaka. Ubwo rero kugira ngo tuzigabanye zigere kuri 70 ku bana 1,000 bavutse ari bazima, twari turi kuri 210, birasaba yuko uzava nko kuri 300 zikaba nk'ijana. Urumva rero harasabwa byinshi, harasaba imbaraga nyinshi, kandi n'abantu bose babigizemo uruhare. Ariyo mpamvu za ngamba twavuze haruguru twizera ko hari icyo zizafasha ku mfu z'abana zikagabanyuka,
bafite munsi y'imyaka 5 mu mwaka wa 2015 abana bapfaga bafite munsi y'imyaka 5 bari 50 ku bana 1000 bavutse ari bazima. Twifuza ko izo mfu zagabanyuka zikagera ntizirenge 30 ntibarenge 35 ku bana 1000 bavutse ari bazima. Hanyuma ku mfu z'impinja bikava kuri 20 bakava kuri 20 ku bana 1000 bavutse ari bazima, ntibarenge 15 mu mwaka wa 2024 igihe irigenamigambi y'ibikorwa rigomba kurangirira. Ariko noneho mu mwaka wa 2030 aho zakorwa isuzuma ryerekana uko ibihugu byageze ku ntego z'iterambere rirambye, umubare w'impinja zipfa ntujye hejuru ya 12 ku bana ku mpinja 1000 zavutse ari nzima. Murakoze cyane. Turimo kugenda tugana ku musozo, ariko mbere yuko tuvuga ikintu wenda mwasaba abanyarwanda muri rusange, hari ubutumwa abantu bagiye bohereza. Hari ubutumwa abantu bagiye bohereza. Ndifuza Abdoulaye wawucisha amaso kugira ngo babigire icyo babusubizaho, noneho tugende dusoza cyane ko nari mbonye dafraza mfite nk'ikintu kimeze nk'inyunganizi wenda wahitanga tukabona kuri mu bagirana n'imibare kuri kuboneza urubyaro. Kuboneza urubyaro twifuza yuko nyine uyu munsi niba bahagaze kuri 48% bazaba bahagaze kuri 60%, kandi noneho babandi ababoneza urubyaro noneho n'ababandi bashaka kuboneza urubyaro ntibabubone nabo rwose bagabanuka. Akantu nashaka kuvuga muranyihanganira nuko wenda turaza kubivuga nyuma y'izo message, nuko umwaka ushize mu kwezi kwa 11 i Nairobi habaye inama ya ICPD. Ni inama nyine y'isi ku baturage no ku bukungu, yabaye kera muri 1994 i Cairo, yongera kuba nyuma y'imyaka 25 u Rwanda rwakoze commitment, hari amasezerano rwatanze rurasinya baranayasoma, nabwo nyine agendanye n'iyi politiki. Ubwo rero nituza kubona umwanya turabivuga, nituza kubona umwanya turabigaruka. Tuvuga ati ishimwe Fred Fernandez, mwiriwe. Ni Fred ndi Karongi. Ubuzima bw'imyororokere niryo zingiro ry'ibibazo byo gutwara inda zitateguwe biterwa n'ababyeyi bataganiriza abana babo, bababwire bya bindi baheraho babashuka. Murakoze. Undi atubwiye turi kumwe, nje mbona abanyarwanda benshi badasobanukiwe iby'imyororokere pe. Wapi rwose hakenewe ubukangurambaga mu miryango cyane. Wenda nk'ibi ngibi bibiri, iki kijyanye nuko ababyeyi batarafunguka ngo baganirize abana ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Dr. wanareba no kuri iki kijyanye n'ubukangurambaga dusigaranye iminota 2 gusa. Turi gusoza buri wese turamuha umunota umwe cyane. Turi gusoza iki kintu wenda wanagaruka no ku bindi gusa ku minota mike. Iki kintu cyo izi mbogamizi zitanzwe n'abaturage zirumvikana zifite ishingiro, ese nimba hari gahunda ihari kugira ngo ibintu bibe byabonerwa umuti? Murakoze cyane, turashimira abatanze ibitekerezo muri iki kiganiro. Uko babivuga natwe niko tubibona, kuko birakwiye yuko ababyeyi batinyuka kuganiriza abana babo ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kandi bakabivuga batabica iruhande, kuko kwica uruhande nibyo bituma bajya kwivumburira. Tukaba twizera tunemera yuko baramutse babibaganije batabinyuze iruhande, ko abana babona amakuru akwiye, bakabona uko bitwara ubuzima bwabo, ntibishore mu ngeso mbi zishobora kubangiriza ubuzima bwabo. Hanyuma icyo twasaba abadukurikiye muri uyu mwanya ni uko serivisi zo kwa muganga zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ingimbi n'abangavu n'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi zabegerejwe, nibazigane. Kwa muganga biteguye kubafasha, kubaha inama no kubaha serivisi zikenewe igihe basabwa hari ikibazo bafite gikenewe kwitabwaho by'umwihariko, maze izi ntego nk'uko twifuza kuzigeraho tuzazigereho nk'uko n'izindi twagiye tuzigeraho mu bihe binyuranye. Murakoze Nyirasafari. Dusoza, ngiye mu gusoza icyo nshaka kuvuga ni uko umubare wemewe wonyine ni 0. Nta mubyeyi wakagombye gupfa atanga ubuzima. Ni 0, impinja ntizigapfe.
umubare ngewe nemera ni 0 ntawakagombye gushaka kuboneza urubyaro ngo abure uburyo nuko nshoje mvuga. reka rero tubashimire cyane, dushimire abatumirwa bacu, dushimire Dafroza Nyirasafari waturutse muri UNFPA, dushimire Dr Bucyana Tasi impuguke mu by'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi waturutse muri RBC. Tubabwira ko yari Flash FM, yari Flash TV, ni ikiganiro mwakurikiye muri benshi mwese mwagikurikiye. Tubashimire, mukomeze mugire ibihe byiza, twe turaza kugaruka mu kanya mu zindi gahunda. Murakoze.